Ni invitation yo gusinya yayindi. Nanze namubwiye ko nayifata kubera ko nsanzwe nzi ko n'umusanzwe umamagara. Uwo yabwiye ni usi. Ariko ko biri kose kwizera ka tuma abantu babagabo. Yes. Umuntu aguhamagara mukumvikana ukamfata nkaho ndimbwa nkajya kugutegereza. Ubuse utekereza ko ari umwana ugushuka. Oya ntago ariko nabifashe president. No reka twumvikane. Wowe twavuganye ibintu turabyemeranya. Sibyo? Ku munsi wo kubishyira mu bikorwa twumvikana aho duhurira. Nyuma yaho ndaguhamagara urancurika. Nyuma yaho ubwira koci ngo twananiwe kumvikana kandi twarumvikanye. Nusobonaga ngende umwana wo kwirukinisha. Oya coach namubwiye ko ari ibintu zarumvikana neza. Icyo tutumvikanye n'iki kwizera. Icyo twarabyumvikanye tubishyira ku murongo. Ndanakwinjiza na konti y'amafaranga yagukirireho uti buretse hari ibintu ndifuza ko amafaranga yanyashoramo. Urangije abantu ukababwira ngo ndimo ndavugana n'abandi wabwiye coach ngo why should I get this and that? Kwizera ntabwo ndi umubebe. Yes, I understand. Usome neza nuza naguhaye ngwa miliyoni yanjye urebe iriya ntuza testimony. Yashingiye kubyo wambwiye uti ngewe nta kipe nakinira hano mu Rwanda keretse Gasogi ntasohotse. Ndakubeshya naguciye mu ijambo icyo impamvu nabivuga nuko numvaga ko hari amakipe ari kuma ibiri hejuru y'ibyo uri kuma. Reka twumvikane kwizera. Yes. Ikibazo ntabwo ari icyo ngicyo kuko ikibazo ni cy'abantu bumvikanye. Sibyo? Yes. Kuko ntabwo ari mu kunshuka yari ibyo ngibyo narifatiye n'abandi bazamubarahaje. Oya ntabwo ari ugushuka ahubwo nuko ibyo twumvikanye president nyuma yaho nabonye hari offers. Nyuma yaho ngiye n'ibindeba kwizera. Ngiye n'ibyo twumvikanye nkawe nk'umugabo turanabyemeranya. Ibyo mu buzima twarekera hano ngira ngo n'ubundi twari Fabio guys. Niki hano ubwo murashaka mbikore hiki?